magambo mfitiye umuserero n'amagambo yishurirwa nagize muri iki cyumweru. Ntabwo nje kuvuga ubutumwa, nje kubagezaho message. Ntabwo nje kubwiriza, nje kubaha message. Ku manywa y'ihangu nibwo numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo intwaro Satani ari gukoresha kugira ngo asenye itorero ry'Imana. Intwaro Satani arimo gukoresha kugira ngo itorero ry'Imana risenyuke. Satani afite akazi, kandi mutazagira ngo ibi mbivugiye imbere ya kamera namwe mbabwize ukuri ko Imana nsenga. Satani afite imbaraga. Reka mbabwire, Satani afite imbaraga. Kubona Gahini yica mwene nyina Abeli akamurangiza neza, akamurambika hasi kubera ishyari. Satani afite imbaraga. Navuze ngo reba, Gahini yica mwene nyina kubera ishyari, aramurangiza, barashingura. Satani afite imbaraga. Utazakinisha Satani. Kandi reka nze nkubwire, nubererekera Satani, Satani azakwica, azakurasa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Nukumurwanya Satani afite Gahini mwene nyina, aramurangiza, amurambika hasi, barashingura kubera ishyari. Hari umuntu wavuze ngo ishyari rikurikirana no kuroga. Hari umuntu wavuze ngo ishyari no kuroga birakurikirana. Ishyari, igikurikira ishyari no kuroga. Mu yandi magambo, umunyeshyari abonye n'uburozi yabuguha. Ishyari ryatumye bene nyina ba Yosefu bamugurisha, kavuga bati natuvira kubera inzozi yarose. Bitaranasohora gusa inzozi yarose, we ari mu munyenga wo kubabwira inzozi yarose. Ta kindi ari mu munyenga wo kubabwira ati narose ibingibi. Baba bakubise mu mutwe bati akangaka niko umuba wawe wasigaye, niwo wasigaye uhagaze, niko kazatuyobora. Satani afite imbaraga. Nukinisha Satani azaguhemura. Murwanye Satani. Ngiye kubaha urugero rufatika noneho mve muri Bibiliya. Ntimubona hano muri uyu muhamagaro n'uwacu? Ndavuga uwacu uriya nabyaye pastor wacu. Sinamubyaye ku maraso. Ntitwicaranye kuri uru ruhimbi. Satani yaduhagazemo twatukanira kuri uru ruhimbi. Wenda mu masambu ntitwatukanye, mu byo dutunze ntitwatukanye, ariko uru ruhimbi nge nawe Satani yaduhagazemo twakwesurana tugatukanira imbere yayo, tukanaharwanira ye umwana na nyina. Satani muramuzi ariko cyangwa ntabwo mumuzi? Maze kubona neza ko Satani afite imbaraga zihambaye. N'urugero rwo mu isi mbahaye urugero rufatika. Uyu wacu turi kumwe hano mu muhamagaro, mbarahisha ukuri, Satani yaduhagazemo icyo bita kuduhagararamo. Reka mbabwire, utari mu mwuka wese ntacyo atakora. Burya mubona abashumba barwanira ku ruhimbi baba bahindutse abanyamubiri, bari mu mwuka ntibarwana. Uko niko kuri, uko niko kuri. Bari mu mwuka ntibashobora, kuko iyo bari mu mwuka barahuza.
ariko iyo batari mu mwuka nyine n'abanyamubiri nk'abandi. Mbaye urwo rugero kandi ibyo mbabwira mujye mubyumva. Satani Gahini yica mwene nyina amurabika hasi barashyingura kubera ishyari ngo igitambo cya Abeli ngo kirishimiwe, icyo ntabwo cyishimiwe. Havuga ati ndakurangiza, ntabwo nabyihanganira. Kubera iki? Ishyari rikurikirana no kuroga. Iyo ubona Yosefu bene se inzozi gusa bitaranasohora, ye inzozi zonyine nta n'ikirasohora ngo bakibone, ariko baravuga bataka kantu gatangiye kuvuga ibingibi, reka tukagurishe katuvemo. Imana irambwira ngo intwaro Satani ari gukoresha kugira ngo asenye itorero ry'Uwiteka. Gusa icyo nzi cyo ni uko itorero ry'Imana ryubatse ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Uko niko kuri. Bigaragambye bagire gute, ibasaragurike, iby'Imana babisebye, iby'Imana babituke. Itorero ry'Imana ryubatse ku rutare, hahandi n'amarembo y'ikuzimu ntabwo yarishobora. Yesu nashimwe. Hari icyo nshima muri iyi cyaki, hari ikintu nshimira muri urusengero. Nshima Imana mu gihugu cyo mu ijuru ko ntarabona korari ikikame biki. Ndashima Imana ko ntarabona protocol yacitsemo ibiki. Ndashima Imana mu ijuru sindabona abadiyakoni bakikame biki. Ndashima Imana mu gihugu sindabona abamama itsinda ry'abamama ngo bakitsemo biki. Ndashima Imana mu ijuru sindabona urubyiruko ngo bacitsemo ibiki. Ndashima Imana mu gihugu cyo mu ijuru sindabona abagabo, ndabibashimira cyane. Ndabibashimira pe. Mbashimiye ibikorwa mukora, mbashimiye ibikorwa mukora byo gutabarana no gusurana. Njya mbibona ku masitati urubyiruko wagize ibyago. Mana yari nyisi n'ijuru. Niba ari ikintu nabonye cyitabira n'urubyiruko, urubyiruko rwa REHOBOTH. Mbakuri ingofero. Yibona umuntu afusha ku kibuye. Hari uheretse gupfusha, umwana uheretse gupfusha papa we za Rutsiro. Ku masitati mbona abantu ba hano bagiyeyo. Za Rutsiro ngiyo ku masitati mbona urubyiruko rwatabaye. Urubyiruko rwa REHOBOTH cyaki. Mbakuri ingofero. Congratulations. Ndashima Imana ubufatanye buba muri iyi cyaki, gufasha no gufashanya. Ndashima Imana abamama ibikorwa bakora. Ndashima Imana abagabo ibikorwa bakora. Data komeze ko umva nkubwire uwo muco muzawugumana. Ibyo ngiye kuvuga rero hano no kugira ngo twirinde bitazadusohoreraho. Ibyo nguye kuvuga hano ntabwo nje kubibashinja, ahubwo no kugira ngo twirinde hatazagira uwo bisohoreraho. Ingamba strategy Satani ari gukoresha kugira ngo asenye korari n'urugero. Ibyo intwaro Satani ari gukoresha kugira ngo asenye ba mama. Intwaro Satani ari gukoresha kugira ngo asenye ku ruhimbi. Ntabwo uruhimbi Satani yarutinya, ntabwo bishoboka. Satani wahangaye Yesu mu minsi 40 yatinya uruhimbi se? Ninge se yatinya? Satani watinyutse umwana w'Imana ugira ngo ninge yatinya? Intwaro Satani ari gukoresha kugira ngo asenye abadiyakoni. Intwaro Satani ari gukoresha kugira ngo asenye abari bunze ubumwe. Amagambo naje kubabwira no kugira ngo mwirinde hatazagira uwasohoreraho. Imana iduhana umugisha. Ndashimira iyi cyaki mu kintu kigendanye n'ubumwe. Muragerageza amakuru yose ndayakurikirana, mu bamama ndayakurikirana, amakuru yose mu rubyiruko ndayakurikirana. Ariko uratekereje umuntu apfushije umuntu, wa mwana ugeze gupfa hano mu mutari yongiyo. Urubyiruko Mana yari mwisi n'ijuru. Nabonye ku masitati urubyiruko benshi bari batabaye, ntaho badatabara, ntaho badataha. Urubyiruko rwa REHOBOTH cyaki mbabwiza ukuri, mbakuri ingofero. Muragerageza
abamama gufashanya, abamama mediatrice bayobowe na media, ikintu cyitwa gufashanya, icyo kintu mu bamama kibamo. Makuru ndayazi ndayakurikirana. Muri make mu bintu bigendanye n'indangagaciro z'abakristo turacyari mu isi. Reka mvugire ijambo rivuga ngo ni 100% cyangwa se 5%. Reka mvugire ijambo rivuga ngo mugerekeranye n'ubumwe bw'itorero mwaragerageje kandi mukomeze mugerageze. Hanyuma rero nsomera amagambo ari muri Satani afite imbaraga. Mu mwitondere, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Satani ntazaguhunga utamukubise, Satani ntazaguhunga utamurwanyije. Nujenjeka Satani azakurasa. Muri make kumurwanya ni gute? Iyo wumvishwa amajwi y'abadayimoni uratokesha. Iyo wumvise ijwi ritakubwira icyiza uravuga ngo Satani mva inyuma. Amen, haleluya. Iyo wumvise ijwi rikuyobora mu nzangano ubwira Satani ngo mvaho. Iyo wumvise ijwi rikuyobora mu magambo n'amazimwe ubwira Satani ngo ndakwihanije ndanakwiyamye. Murwanye Satani nawe azagira gute? Azabahunga. Amen. Kangire vuba na magambo menshi ariko buri kantu ngiye kuvuga nagahaye iminota, kandi iyo minota ndayikurikiza, ndagerageza nyikurikize cyane. Nsomera amagambo ari mu gitabo cya Ezekiyeli igice 3:17. Musomye Bibiliya nasomere vuba cyane. Ezekiyeli igice 3:17. Somera. Ubanza usome titre y'amagambo. Banza usome titre y'amagambo. Ezekiyeli igice 3:17. Reka dusome. Banza usome titre. Ezekiyeli 3:17. Uwiteka agira Ezekiyeli umurinzi. 17. Mwana w'umuntu, nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli. Nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli. Nuko wumve ijambo ryo mu kanwa kanje. Wumve ijambo ryo mu kanwa kanje, wumve icyo nkubwira. Ubumvishe ibyo mbaburira. Hanyuma ubumvishe ibyo mbaburira. Nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa. Nawe ntumuburire. Cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha. Cyangwa se ngo uvugane nawe. Umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi. Umwihanangiriza kuva mu byaha bye. Ngo ukize ubugingo bwe. Kugira ngo ukize ubugingo bwe. Uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye. Ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Wabyumvise ariko? Nutamuburira nzakubaza amaraso ye. Reka nze mbabwire, kuva amaze gusobanukirwa neza ko nzabazwa ubugingo bw'abantu benshi, sinshobora gutinya kuvuga icyo Imana yantumye kugira ngo ubugingo bw'abantu burokoke. Nubwo wavuga uti mama tumukunda arakabya, kuva amaze gusobanukirwa neza ko hari ubugingo bw'abantu nzabazwa, sinshobora gutinya kuvuga icyo Imana yantumye, kabone nubwo abantu baba batabyishimiye, kugira ngo ubugingo bw'abantu burokoke. Soma. Ariko nuburira umunyabyaha. Umunyabyaha ntave mu byaha bye. Mu yandi magambo akanga kumva. Cyangwa mu nzira ye mbi. Azapfira mu byaha bye. Ariko weho uzabukijije ubugingo bwawe. Hagararira. Yesu nashimye. Ntabwo byabaho. Muyandi mama bone tuyabaye itsinda rimwe ry'abamama, akazi kawe siko kanjye. Muyandi magambo byakona afite ibyazabazwa. Revera umushumba mukuru ushinzwe itorero, mfite ibyo nzabazwa, kandi ibyo nzabazwa si byo byawe. Ni niyo mpamvu ntagomba kukwishinga. Wavuga uti arakabya, wavuga uti yishyizeho
yigize umukiranutsi kuruta abandi, ibyo ndimo ndabizi. Kuva namenya neza ko nzabazwa ubugingo bw'abantu benshi, kandi sinshobora gutinya kuvuga ikintu Imana imbwiye kabone nubwo cyaba gikakaye, kugira ngo ubugingo bw'abantu burokoke. Mu yandi magambo, uwumva yumve, udashaka kumva byihorere. Uwanzahugura akanga kumva, namuhuguye amaraso ye data ntabwo azayamaza. kabone nubwo ryaba rikakaye gute. Nsomera ibyakozwe, nsomera Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 9. Yeremiya chapitre ya 1 umurongo wa 9. Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 9. Reka dusome Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 9. Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe. Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe. Ankora ku munwa. Ankora ku munwa. Maze Uwiteka arambwira ati. Nshize amagambo yanjye. Mu kanwa kawe. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu. By'abami. Kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Ibintu 6 cyangwa 5. Amen. Ngushireje amahanga, kurandura, gusenya, kurimbura, kubika, kubaka, gutera imbuto. N'amagambo 6. Gusenya, kurandura, kubika, kubaka, gutera imbuto. Ibyo byose ishize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Niyo mpamvu Yeremiya yahindutse urw'amenyo, bakajya bavuga ngo ni amahoro. Yeremiya ati nta mahoro nyamara, kuko hari uburyo Imana yera muhamagaye. Bose bakamukwena, icyo bita kumukwena. Ko muri iki gihe abantu basigaye bavuga ngo ariko ubundi byo izo nyigisho, nta nyigisho zo kugaruka kwa Yesu zikibaho, nta nyigisho z'agakiza zikiriho, ni inyigisho z'ibitangaza muri iyi minsi. Ariko bari bahora mu biki? Ibyo bahoramo ni biki? Nta nyigisho z'agakiza ziriho muri iyi minsi, nta nyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Ura pastor mudaheranwa, ibyo mvuga baba barabivuze, ntabwo mba mvuga ubujajwa. Umuntu umwe ngo yaramubajije atari ko pastor, urakigisha inyigisho zo kugaruka kwa Yesu? Ntasoni. Ni gute ukigisha inyigisho zo kugaruka kwa Yesu? Ni ibitangaza, ni ubuhamya bw'uko abantu bariye. Kurya ni bisanzwe, ntabatarya, n'abapagani bararya. Kandi ibyo byo kwirirwa uvuga ngo narariye, ngo nagize gute kuri YouTube umuntu akamara umwaka, ibyo ntabwo ari vuga butumwa. Ni ubuhamya, si vuga butumwa. Ubuhamya n'ivuga butumwa biratandukanye. Igihe cy'ubuhamya n'igihe cy'ivuga butumwa. Ni gute umuntu yamara ukwezi kuri YouTube avuga igitangaza kimwe Imana yakoze gusa, kandi ubwo ni umukozi w'Imana, ni umuvuga butumwa. Ibyo ndabihinyuye mike mu murongo. Niyo mpamvu bavuga ngo mama tumukunde yishyizeho. Ndabihinyuye, ariko ni gute umuntu yamara amezi 2 kuri YouTube avuga igitangaza kimwe Imana yakoze? Iryo nivuga butumwa cyangwa? Nyuze mu buhamya ko ari Yesu, abandi birabamarira iki? Nyuzamo kugaruka kwa Yesu. Mudahena ngo umuntu yamubwiye atari ko pastor urakigisha inyigisho za kugaruka kwa Yesu, ariko hari manza harabahishuriwe ko Yesu atakigarutse. Simbizi. Amen. Ngaya magambo mpagaze nsome ibyakozwe n'intumwa, niryo rya nyuma. Ibyakozwe n'intumwa 2028. Mpagaze muri aya magambo yewe. Ntabwo ari ugukabya, nta nubwo ari bikabyo. Nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli.
ibyakozwe n'intumwa 20:28. Reka dusome byakozwe n'intumwa 20:28. Pawulo asezera ku itorero rya Efeso yababwiye amagambo menshi, umva nayindi yasize ababwiye, aravuga ngo murinde umukumbi w'Uwiteka. Mwirinde ubwanyu. Mama tumukunde wirinde ubwawe. Yego. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose. Kandi murinde n'umukumbi wose. Mama tumukunde wirinde ubwawe kandi undindire n'umukumbi wose. Yasize bw'itorero rya Efeso arababwira ati ndagiye, yababwiye amagambo menshi pe, aravuga ati ubwo mvuya ibirura bijye kwinjira mu ntama. Mube maso ibirura bitinjira mu ntama. Ndagiye ndabinginze ngo mukomeze mwirinde ubwanyu kandi murinde n'umukumbi wose. Ubundi nicyo twahamagariwe, kwirinda ubwacu tukarinda n'umukumbi. Soma. Murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Hagararira mwirinde ubwanyu. Badiakoni mwirinde ubwanyu, mwirinde n'umukumbi Imana yabashyize imbere. Bashumba mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi Imana yabahaye kuragira. Mama tumukunde, ndakwihanangirije ngo wirinde ubwawe kandi urinde n'umukumbi nagushize mu biganza. Nuko uko niko kuri. Uko niko kuri. Ngaya magambo mpagazemo, ndaje mbabwira intwaro vuba Satani ari gukoresha kugira ngo asenye barokore, asenye cyaki, asenye baririmbyi, asenye bashumba, asenye badiakoni, asenye bari bashize hamwe. Umwuka wa mbere mubi Satani ari gukoresha ikintu bita umwuka w'amacakubiri. Vuga ati arongorera 2 3 maze mwishyire hamwe dore bariya ntimuhuje. Mwishyire hamwe ntabwo muhuje, ubwoko ntimuhuje, ubukire ntimuhuje, statut social ntimuhuje, ntabwo muhuje nabo. Mu mpano ntimuhuje, mu mavuta ngo amavuta yateye ntimuhuje amavuta. Umva yewe, guhanura ntimuhuje, mugakiza ntaho muhuriye. Maze mwigira gakundi ntabwo muhuje. Kwirema ibiki? Mu yandi magambo, fata kamera rwose pe hirya no hino babibone. Navuze ngo irambwira ngo uzababwira ngo buri wese, buri mwuka uzavuga, uzabwira buri wese ngo nubone uwo mwuka wo gusohoreyeho uzamenye ko watewe na Satani, usenge. Ni wumva kwirema ibice biri muri wowe, senga. Kutiyumvanamo, kwirema ibice. Oya, umuntu we yigeze kuvuga muri korali iyi ngiyi ya hano, hari uwo yavuze ngo yahagararanye nawe ntabwo afashwa. Iyi kwaya ya hano, iyo mpagararanye n'akanaka sinshobora gufashwa. Asi Kigali we. Akana abantu bambwiye ndahantu n'uwo twari turi kumwe ari hano, namubwira nti wa mbere buhamya insengero ngo muri iyi minsi abasore n'abakobwa basigaye basezerana ngo bageze imbere ya pasiteri, wenda umukobwa agiye kwereka pasiteri umusore we, kuko umukobwa hano namubwira nti ariko uzanzanira umusore mubone wenda asengera muri restoration church. Pasiteri ngo arabanza akababaza ngo ese ubwoko mwabanje kubuganiraho? Ngo nibyo bigezweho. Nge n'umuntu abimbwira ati wacu niko bimeze. Mwabanje kuganira ku bwoko?
uzazana ribu azayizane n'inzira ukuri kuwiteka nzajye mageragere. Ko muri iyi minsi ngo hari bitavugwa n'ibidakorwaho, nzabikoraho mfite undengera kandi umpagarariye. Nzavuga ukuri kose nk'uko kuri, ubwo ningera amageragere naho nzabwiriza hari abantu akanwa nzaba ngafite n'impano ziri muri nge ntaho zijya. Ngo hari bidakorwaho, hari bitavugaho, nzavuga ukuri nk'uko kuri, uko data yantumye. Ahasigaye yampamagaye izandengera. Aho umushumba banza kubaza ngo ese ko mugiye kubana mwabanje kuvugana amoko, uwo twari turi kumwe ari hano yantangira urugero, yambere umuhamya n'ahantu narindi, umuntu aravuga ati wacu niko bimeze. Sinzi niba nakivuga nacyo, sinzi niba nemerewe kukivuga nacyo. Hari narumiwe ndahumanirwa. Reka mbabwire itorero ry'Uwiteka Satani ararigerereje. Nubu mpagaze ahantu mva amarira azinze mu maso, mfite agahinda kenshi. Umushumba wasizwe bakamusukaho ayo mavuta, agahamagarirwa abantu bose hatavuyemo n'umwe, agahamagarirwa ikirema cye. Ijambo ry'Imana riri mu itangiriro rivuga ngo Uwiteka ari mu muntu mu ishusho ye. Taho mbona muri Bibiliya havuze ngo Uwiteka ari mu Mututsi, Uwiteka ari mu Muhutu, Uwiteka ari mu Mutwa. Muri Bibiliya ninde wisasira ubututsi akiyorosa ubututsi? Ninde ubututsi bugaburira? Ninde ubuhutu bugaburira? Ugaburirwa n'ubuhutu. Reka mbivugeho, shyiraho kamera rwose. Ubwo nukuvuga ngo amapingu niba yanyambika, ningera amageragere naho nzabwiriza. Baragize ngo Imana ibahe impano, ngo kuko Imana itabagurira imbago. Irakwagurira imbago se za bene wanyu gusa? Iraguha impano se? Iraguha impano zo kugira gute? Zo kujonjora abantu? Impano Imana iguhaye n'izibiremwa by'Uwiteka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo reka Uwiteka ari mu muntu mu ishusho. Hari ikindi mwuka agira Imana? Hari ikindi koko? Kwirema ibiki? Ng'umwuka kwirema ibiki? Ubwo iyo bataraganira ku moko barabanza bagasubira bakajya kubaza ababyeyi hari, kugira ngo bagaruke bamuhe ripoti. Ubwo yasanze badahuje ashobora no kubabwira ati no, buri wese agenda ashake, ndakubujije, ndababujije. Mu yandi magambo, mbabujije gushakana ntabwo byahura. Tekereza umushumba muzima. Kanigire ku cya kabiri, ibindi Yesu abirimo. Kanigire ku cya kabiri, ubwo ba nyirabyo baza uko bazabimanaginga imbere y'intebe y'urubanza. Uko uzisobanurira kuzi imbere y'intebe y'urubanza. Bakundwa, uko tuzasa ntabwo kurerekanwa. Imbere y'intebe y'urubanza Imana izakubaza ibyayo moko. Ibyo bikuta washyize imbere ugatuma abantu batinjira. Igihe kimwe Imana yigeze kumbwira ngo abashumba babambya amaboko mu miryango bari gutuma abantu batinjira. Kwirema ibice ntabwo muhuje nivo sociale, no, ntabwo muhuje. Uranisha bariya nisha karafu, nta kugendana nabo. Uragendana nawe ngo azakugure kofi, uragendana nawe ngo azagutumire iwawe, uragendana nawe ngo azagutumire kuri anniversaire. No, ngibyo ibyishe itorero ry'Uwiteka.
icyambere kwirema ibice. Kabiri, umwuka wa kabiri mubi. Umwuka wa kabiri mubi usenya itorero. Satani araza akakubwira ko uri umuntu ukomeye mu icyaki. Urakomeye muri kwaya, ni wowe ukomeyemo. Ku ruhimbi niba urwicayeho ukwemeze kose uri ku ruhimbi nyine, uri umuntu ukomeye. Umva, mu yandi magambo, mu ijambo rimwe, umwuka wo kwishyira hejuru akubwira ko ukomeye. Imyaka 15 umaze muri korari, urabona utari umuntu ukomeye. Ariko umva, kwa uri umudiyakoni muri REHOBOTH church, none urabona utamaze gukomera se? Ngibyo bishenye itorero ry'Uwiteka. Umwuka mubi wo kwishyira hejuru, kandi kwishyira hejuru kose kubanziriza kugira gute? Kugwa. Kwishyira hejuru kubanziriza iki? Kugwa. Byanze bikunze. Tabonye itinda bone Kinyarwanda. Andika. Nubona uwo mwuka wo kwishyira hejuru wakujemo, senga. Uri we wese, niba nanjye mama tumukundu uhagaze hariya ngo ndi umushumba mukuru w'itorero rya REHOBOTH church, kwishyira hejuru nimbona byansatiriye no kugangarara hanze, no kuza kunkingurira inzugi zombi bakazikingura, ubundi akantwaza Bible, ubundi akantwaza kano gasharupe. Hari n'abatwara amasharupe, ubundi umuntu umwe ngo niwe ku ruhimbi uhinduranya inkweto, umuntu akaza mwambika ahagaze. Umuntu akaza mwambika ahagaze, akavanamo zimwe izindi akunama akamwambika ahagaze. Bigize bitabashwa, bigira Imana, ndetse baruta Yesu, kuko Yesu yaje aciye bugufi. Ku inzugi zombi baje kuzikingura. Reka nze babwire, mbaraje ukuri n'imvura iri gutonyanga, mudiyakoni kanzaniye umutaka, bintera isoni. Cyari bintera isoni. Kabone mudiyakoni azanye umutaka ku modoka aratwikiriye. Umva nkubwire, yaragatonyanga gatoya, ndamubwira ntisubirireyo. Yo atari imvura ihambaye, ndamubwira isubirireyo we. Kizi bitabashwa, bigira ibikomerezwa, bigira abantu bakomeye, bigira ibiki. Tumwe ndagenda tuvuga gusa nari kuvugaho, ariko ko ndi bwumve navuga iminota 2 ndakavuga iminota 2. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ariko kutarambirwa se wagiye mu gasyata amasaha 8 uri kuganira na Nyiramariza. Iyo uri kuganira na Nyiramariza amasaha 8 kutarambirwa ra, iyo mwagiye muri kofi mwiyongeza izindi ngo zani ikindi cyayi ko mutarambirwa. Ariko mu nzu y'Imana no kujagurika, ubu bararambiwe kujagurika. Kutarambirwa iyo wicaranye na Nyiramariza amasaha 8 muri kuvuga amagambo, mukiyongeza n'ayandi mugasubiramo nayo mwavuze. Kuki utarambirwa iyo mwagiye kunywa ibyayi ko mutarambirwa? Ariko mu nzu y'Imana ugasanga turi kujahagurika, twabaye nk'abasazi kugira ngo abantu batagira gute, kugira ngo abantu badafata amashakoshi bakagenda. Kwinginga nyaboneka mutubabarire, dore twatinze, kugira ngo ubutaha bazagaruke. Mutubabarire, uyu munsi ntabwo twakabije gutinda, ubutaha bizihuta kugira ngo bazaze. Iyi minsi kwishyira hejuru ni bibi. Kwishyira hejuru bibanziriza iki? Yesu nashimwe. Inzugi zombi bakazikingura. Naramubonye umuntu itorero nari mpahise ndi mu modoka, n'itorero ryari riri ku muhanda, mbona umushumba araje, ndamuzi nyine, mbona araparitse, mbona baranyarutse nk'uduca, baranyarutse basimbuka nk'abasirikari. Inzugi ebyiri barazikinguye. Yari afite ikoti, niyo yamanitse kwa kundi barimanika, wenda ahari inyuma ye kwa kundi barimanika. Mbona umuntu afashe ikoti, mbona undi afashe Bibiliya.
amutwaza ikote pe, mbona undi afashe Bibiliya, mbona abesikoti nka batanu abasore bibigango bateruye ibyuma, ariko baba barinze iki? Yesu bari hejuru y'Imana ubuse ariko baba barinze iki koko? Imyaka 15 umaze muri uyu murimo nta besikoti ngira, narapfuye, nta mwesikoti nshaka. Bible ntabwo ari umutwaro undemereye. Bibiliya najya kubwiriza ahantu ngiparika gusa mbona bateyemo, ngiparika mbona bateyemo. Oya, Bibiliya yanjye ndayitwaza. Pastor waretse nkakugiraho umugisha. Umugisha Imana irawuguha. Umugisha si. Oya, subira mu rusengero ndizana. Ningera mu muryango ba protocol badiyakora protocol nkuko bisanzwe, ariko nta mitwaro nikoreye indemereye hano, nta birayi nikoreye, nta mufuka nikoreye ngo ujye kunyakira, nta kiremereye mfite, igendere. Ariko ibyo ni iki? Bambwiye ufite abakobwa birirwiwe ngo bari mu cinzara, kubu ngafata abakobwa nk'aba bakobwa wenda muri korali, aba bashantari, bano bakobwa bakajya basimbura niwanjye gucinzara, koza musi y'ibirenge, koza hagati y'amano, ngo afite abo bakobwa ngo birirwiwe bacinzara, basimburana mbega, bacinzara, boza hagati y'amano, boza inzara z'ibire, inzara z'intoki, abatuma mu cyumba, abatuma ahandi hantu, ngo barasimburana. Ariko Mwuka agira Imana, ibyo nabyo n'abantu babimbye ndahantu, ndavuga ngo ngwiki, ngo abakobwa base nta kazi bagira se, abakobwa babiwe basimburana nta byo gukora bagira. Ariko abantu bigize ibiki, barasaze muri iyi minsi cyangwa aba bakobwa basimbura ni wawe, bakukoza ibirenge nagucinzara, abakristo ushumbye, abakristo ushumbye bakwirirwa iwawe kuva mu gitondo basimburana mu makipe. Uyu munsi yarajyaho bakanaka kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru basimburana. Abana b'abakobwa birirwa iwawe batetse, bagutekeye bagize gute, bari gukaranga abana abushumbye n'abagaragu bawe se. Yesu yaravuze ngo naje ndi umugaragu. Yesu yaravuze ngo ntabwo naje gukorerwa, naje gukorera abandi. Ariko wasurinya iri jambo. Yesu yaravuze ngo ntabwo naje gukorerwa, ahubwo naje gukorera abandi. Surinya. Bahinduye ibintu babigira mverese barabicurika. Yesu yavuze ijambo rikomeye avuga ngo naje gukorera abantu, ntabwo naje gukorerwa yewe. Ubundi Imana yaguhamagaye uhinduka umugaragu w'abandi. Icyo bita umugaragu, turi abagaragu, abadiyakoni n'abagaragu b'abandi, nta byubahiro n'abagaragu. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, ariko Yesu nashimwe bwoko bw'Imana. Nubona umwuka kwishyira hejuru wo kugezemo, uzasenge. Bika wabagucinzara. Niko abo bantu barambwiye bati niko bimeze mama tumuku, ntabo ufite? Ndababwira ngo ntabo. Nge ntabagaragu, ntabwo mwitorero ntabagaragu ngira, ndi umugaragu wabo. Intwaro ya gatatu di, intwaro ya gatatu. Intwaro ya gatatu Satani yazanye mu itorero, mu yandi magambo ari gukoresha muri iyi minsi, bagashwambagurana, bagashwana. Umva, ni ijambo rivuga ngo gukirana imanza
yemwe bajaji, yemwe bacamanza, tega amatwi mwumve uko Uwiteka avuze. Yaravuze ngo, Yesu yaravuze ngo, nabahamagariye kumpamya, ntabwo nabahamagariye kumbera abacamanza. Surinya. Yesu aravuga ngo, nabahamagariye kumpamya, ntabwo nabahamagariye kumbera abacamanza. Mureke Yesu ni uzaca urubanza. Bajaji, dufite abajije, ariko duruwa, mwize duruwa hehe? Mumpereze iyo mpamya bushobozi, mumpereze ayo madiplome yanyu ya duruwa. Wize duruwa nanzanire. Kandi duruwa wize mu masirabisi rukimanza zo mwisi, imanza zo mwijuru. Yesu ni uzazica. Yesu nashimwe. Bigize abacamanza, ibintu bitagucirana imanza, bamara gucirana imanza bagashwambagurana. Muri korari bakirana imanza bagashwambagurana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ariko Yesu nashimwe. Bahora bakirana imanza, bahora baconshobelana mu manza zidashira. Yesu yaravuze ngo, nabagize abahamya bo kumpamya, ntabwo nabagize abacamanza bo kumburanira. Surinya, andikira ijambo. Yesu yaravuze ngo, nabahamagariye kumpamya, nabagize abo kumpamya no kuvuga izina ryanjye mukarihamya. Ntabwo nabagize abo kumbera abacamanza no kumburanira. Mubireke, Yesu aziburanira. Umusambanyi aziburanira, umurozi aziburanira. Yesu nashimwe. Haleluya. Wowe ukizwe neza. Amena. Abadakijwe neza ubihorere. Yesu nashimwe. Ntabwo uri umucamanza. Nuko mubi wo gucirana imanza, ugasanga barashwambaguranye. Reka nze mbabwire, njya nkunda guhagarara hano nkavuga ngo, marayika wavuye mu ijuru namanuke hasi tumubone. Atubwira ati, ndi marayika Imana yohereje, ninjye utagira icyaha. Kandi marayika amaze iminota 30 mu isi yahita yandura kireka atageze mu isi. Marayika wavuye mu ijuru ari he? Shira ikiganza hejuru. Marayika we, marayika wavuye mu ijuru, shira ikiganza hejuru. Ni wowe utagira icyaha. Marayika shira ikiganza hejuru. Marayika nashira ikiganza hejuru, utagira icyaha. Marayika nabageze mu isi 30 minutes 30 gusa yabamaze kwandura. None wowe uravuga ngo urakimanza. Pourquoi urakimanza gute? Ariko reka nze mbabwire, Imana Data, Imana Mwuka Wera, Imana Mwana, abo nibo bari mu ngira. Imana Data, Imana Mwuka Wera, Imana Mwana, abo nibo bari mu banyigisha. Bindi byose zero. Imana Data, Imana Mwuka Wera, gucirana imanza. Bahora baconjomerana kubera imanza, ni ibintu byo gucirana imanza. Korari y'abantu 80 harimo gucirana imanza, umurimo ndashobora kugenda neza. Ngeze ku ijambo rya kangahe? Rya 4. Amen. Andika ijambo rya 4. Ijambo rya 4, mwuka mubi. Indi ntwaro Satani akoresha no kubwira abantu kudasenga no kudaterana. Ntimuzasenge kandi ntimuzaterane, aho nta kibazo, nta nicyo muntwaye. Nudasenga kandi ntuterane, ntacyo ntwaye. Mushumba udasenga, mushumba utagira gute, mushumba utiyiriza, mushumba utagira akanya ko gusenga, uwo ntacyo atwaye Satani. Satani bari kumwe baragendana rwose. Mu yandi magambo, Satani aramuyoboye. Aravuga ati, nibuda kuko ukwemeze ko se umuntu wese udasenga ntacyo atakora. Gahuge ko, andika ijambo rivuga ngo agahuge ko mu mwuka.
kwa mbere mu materaniro saa 11 yabonye impamvu. Kwa kane mu materaniro kwa kane kandi nta kandi kazagira abonye impamvu. Ku cyumweru saa 3 za mu gitondo mu materaniro ku cyumweru abonye impamvu. Reka nze ngubwire muroko, nubona gusenga wabiburiye umwanya, ibindi byose ukabibonera umwanya, uzamenye ko waguye. Reka nongere nsubiremo. Nubona gusenga wabiburiye umwanya, ibindi ukabibonera umwanya, uzamenye ko waguye. Reka nsubiremo baroko ako nkaveho. Nubona amateraniro y'abera wayaburiye umwanya, ibindi ukabibonera umwanya, uzamenye ko waguye. Ariko ni gute umuntu amateraniro y'amasaha 3 dimanche ku cyumweru gusa, mu cyumweru kimwe ni gute wabura amasaha 3 yo gusenga koko mu cyumweru ukabura amasaha 3 yo guterana ku cyumweru? Reka nsubiremo. Nubana amateraniro y'abera ya ku cyumweru wayaburiye umwanya 2 3 4 5, ibindi ukabibonera umwanya, uzamenye ko waguye. Nongere nsubiremo. Nubona gusenga mu mwiherero iminota 30 n'Imana yawe, iminota 40 mwenyine mwihereranye, wabiburiye umwanya, ibindi ukabibonera umwanya, uzamenye ko waguye. Kankavuyeho. Amen. Navuze ngo nubona isengesho ryawe ryo mu mwiherero hamwe n'Imana yawe iminota 30 40 50, wariburiye umwanya, kandi ibindi ukabibonera umwanya. Kujya mu mujyi umwanya wabonetse, kujya muri brother shower umwanya wabonetse, kujya muri baby shower umwanya wabonetse, kujya muri anniversary umwanya wabonetse, ariko gusenga wabiburiye umwanya, uzamenye ko waguye. None sura hagaze. Turetse kubona umwanya wo kujya muri brother, kubona umwanya wo kujya muri brother shower, ukabona umwanya wo kujya muri baby shower, ukabona umwanya wo kujya muri anniversary. Kuki ushobora kuvuga ngo nabuze umwanya wo gusenga? Ukwirirwa wiruka aho batumiye hose, akarenge utagira ubwo akarenge karegami wawe. Nabwiye abantu ariko abantu bamwe iwanyu mu ngo intozi zirabarya. Kwirirwa umuntu yiruka imisozi yose. Reka nsubiremo. Nubona gusenga waburiye umwanya, ibindi ukabibonera umwanya, uzamenye ko waguye. Kavuyeho. Ntirirwa yirukanka ngo mu gacyata ngo kibagabaga ngo mu biki ngo yabuze umwanya wo gusenga. Tugeze ku cyaka ngahe? Cya 5. Amen. Icya 5 tugezeho. Indi ntwaro ya 5 Satani ari gukoresha kugira ngo agushe abantu, acanganyikisha abana b'Imana. Mwuka mubi wo gupingana, mwuka mubi wo kugira gute? Gupingana di. Reka nze mbabwire abigishwa ba Yesu bamukurikiye, ibice byari biri mu bigishwa ba Yesu bamukurikiye. Tega amatwi. Hari abakurikiye Yesu kubw'imigati, hari abakurikiye Yesu kubwo gakiza n'ubugingo, hari n'abandi bamukurikiye kugira ngo bamupinge. Ni ibice bitatu. Hari abakurikiye Yesu kubw'imigati, hari abakurikiye Yesu kubw'agakiza n'ubugingo buhoraho, hari n'abandi bamukurikiye kubwo gupinga. Ni ibice bitatu. Kandi ibyo bice bitatu ndaje mbibabwire biri muri Bibiliya. Igice cya mbere n'abafarisayo. Abafarisayo bari indyarya. Udashobora kumenya ko, ntabwo apfa kumenya ko adakijijwe, kireka hamanutse Imana igahagarara imbere ye hagati yawe nayo ikavuga ngo uyu ntakijijwe. Ariko ubundi n'abafarisayo ni indyarya, n'abafarisayo n'abantu bishushanya, n'abantu biyoreranya bagaragara ko bakijijwe kandi badakijijwe. Abo n'abafarisayo. Amen. Hari icyo bita abasadukayo.
abasadukayo ni abanyamafaranga bavuga ari kijyana badakorwaho. abo ni abasadukayo, ni abantu b'abanyamafaranga bavuga ari kijyana mu macaci badakorwaho. Abo ni abasadukayo. Igice cya gatatu ni abanyabwenge n'abanditsi. Abanyabwenge n'abanditsi niba abandi Yesu yavugaga bakarikodinga kugira ngo bazabone icyo bamurega. Abanyabwenge muri iyi minsi niko bimeze. Yesu yavuga bakarikodinga kugira ngo babone icyo bamurega. No muri iyi minsi niko bimeze. Uravugana n'umuntu wamuhamagara ukamubwira ati Yesu ashimwe, agahita ashyira muri kode kugira ngo akurikodinge. Njye umuntu yigeze kundikodinga, arangije yohereza hirya no hino ati mwumva ukuntu pasiteri yantutse. Umukristo arandikodinga, arangije kundikodinga yohereza abantu benshi, arababwira ati mwumve ukuntu pasiteri yantutse. Kuri iyi si mpagaze kuri aka gatuti, nta kintu na kimwe mbona kidashoboka. Yesu umwuka wo gupingana. Yesu mu bigishwa be harimo ibice bitatu. Igice cya mbere babandi bishakira imigati, abo ntacyo batwaye. Kabiri babandi bashaka ubugingo buhoraho. Gatatu aba yari yicaranye nawe mu bigishwa be bo kumupinga. Kavuze ko se no gupinga, ariko karakigize gute? No kunengwa, no gupingwa, no icyavuze cyose. Ibyo bice bitatu biragereranwa. Abafarisayo, indyarya, udashaka kumenya ko akijijwe cyangwa adakijijwe, kereka Mwuka Wera gusamanutse. Abasadukayo n'abanyamafaranga badakorwaho mu macaci, abo nabo bishe agasozi. Hanyuma abanyabwenge n'abanditsi ni babandi b'abanyabwenge nyine. Yesu avuga ijambo rimwe bakarivana amatatu, bakarikodinga kugira ngo babone icyo bamurega. Nabo ngabo uko gupingana ni mubi. Ijambo rivuga ngo gupinga kutemeranywa, mu yandi magambo guhora abantu bahanganye. Guhangana ni bibi, guhangana bizana umuvurungano. Tugeze ku ijambo rya kangahe? Amen. Amen. Mwuka mubi wo gupingana, mwuka mubi gusuzugurana, ugasanga gusuzugurana kutubahana kutagira gute. Reka nze mbabwire ijambo ry'Imana ukuntu rivuga. Korari, uramwana w'umukobwa aririmbaga muri korari, namubwiye nti n'umunsi wa rimwe nzumva wagize umugore wubahuka muri iriya korari, ni njye nawe. Wenda ngo wuriye mama Boneri, wuriye Aziza, wuriye Byanka, nzumva washize isoni muri bo, ni njye nawe. Umva ko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana yavuga ngo umukuru umuhugura ariko ntumucyaye. Umuntu ukuruta uzamuhugure ariko ntukamucyaye. Ko nshatse kuvuga kari kumvikana se? Ukuruta wese muhugure ariko ntumucyaye. Mu yandi magambo ntumutuke, ntumubwire, kuko ni umuntu mukuru kuri wowe. Umuhugure ariko ntumucyaye. Ni kwijambo nabwira mwana w'umukobwa nti uri muri ya korari, uvuye ku ishuri ugiye kwicara muri korari, umunsi ku wundi nzumva hari umudamu wubahutse hariya washize isoni muri bo, ubwo ninjye nawe.
yahangaye utagomba guhangara. Umwana w'umukobwa ugasanga yuriye umugore aramutondagiye rwose. Umwana w'umukobwa ugasanga yuriye umuntu w'umumama aramutondagiye ariko nashaka bari mu makosa, si ngombwa ngo umutondagire. Karamutondagiye pe amushizeho isoni. Namubwiye nzumva muri iriya korali hari umuntu w'umumama watondagiye, wa mwana washize isoni mu bantu. Wenda wishingikije ngo nyoko ni pasiteri, ninjye nawe. Ntimukorore ibibi ariko ngo mushyigikire amafuti n'ibibi, ngo uvuge ngo mama ni pasiteri, mama yoboye itorero rya Rehoboth, ngiye kwigira Kagarara muri korali nigire Kagarara. Tumukunde yigeze kubyigira akajya kererwa muri korali. Mpora bibabwira akajya kererwa nkabona kari kwizunguza, ariko korali mutangira kurepeta sangapi. Arambwira ngo Isayini none suri hano uri gukora iki? Ndamubwira nti nkubwije ukuri nzahagarara imbere y'itorero, nta nubwo nzagutengera muri korali, nzagutengera imbere ya church. Niko namubwiye. Jya ugendera igihe. Nta wankoraho mama, ayo marangamutima ntayo ngira, ntayo. Uzanye amarangamutima mu kazi kapfa. Uzanye amarangamutima mu kazi uri umuyobozi kapfa. Ukwezi ko kuri ndamubwira ntumva tumukunde, ubutaha nzakwihorera, nitugera ku rusengero nzagutenga ku mugaragaro. Kasoni uzanye amarangamutima mu kazi nk'aka ngaka wakwica ibintu. Marangamutima ni gatiki. Ariko marangamutima, uzanye marangamutima mu murimo nk'uyu, marangamutima yajyana iwawe mu birayi n'ibishyimbo n'imyenda ubagurira, ugenda ubagurire. Aho amarangamutima rwose nakubwira iki? Ariko mu murimo wa data umutambyi Eri nicyo yazize kurebera abana be ngo bakajya bakorera ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ahera hahera. Umva ikintu cyerekeranye n'umurimo wa data, ikintu cyerekeranye n'umurimo wa data, ndi serious. Marangamutima se nukunyuraye. Twarasangiye twagize gute? Ntidushaka tuwe twaraye dusangira iryo joro, ariko mu gitondo nshaka kukubwira nti we twaraye dusangira iryo joro. Uko niko kuri, ariko nta marangamutima. Iyo uzanye amarangamutima nabwiye tumukunde ndi kumugaragaro, ndaje ntabwo yongeye gukerera. Muri korali nta wankoraho mama ni pasiteri. Ibyo se ni inzira inyura. Tugeze ku cyakangaye. Amen. Haleluya. Cyagatandatu, muyandi magambo andika, nubazi ibintu byagusohoreyeho uzasenge. Icyagatandatu, Satani arikongorera abantu akaza akakubwira tukwemeze kose cyane njye wereretse bisubiraho ntacyo bitwaye. Byabindi wereretse bisubireho nta mpamvu. Bitwaye iki? Bisubireho. Muyandi magambo, muri iyi minsi Satani ari kweza ibyagizwe imiziro. Satani arimo kubyeza ibyari imiziro, Satani arimo kubizirura. Nicyo kinyejana tugezemo. Ibyari imiziro muri iyi minsi Satani ari kubizirura. Bikore ntacyo bitwaye, gakizane mu mutima. Ariko reka mbabaze, umunyarwanda ko yaciye umugani ngo kuzi umutima gasesekara inyuma. Ako gakiza kari mu mutima tutabona ko katari gusesekara se kandi. Niba ako gakiza kari mu mutima ko katari gusesekara ngo tukabona. Ko umunyarwanda yaciye umugani ngo kuzi umutima gasesekara, gakizane mu mutima. Gakizane mu mutima. Ibiri inyuma se byo ntabwo bigaragara. Gakizane mu mutima. None se
apparence physique physically iby'inyuma byo ntabwo bigaragara. Ubu nzaza hano nambaye ubusa ngo mvuge ngo agakiza kari mu mutima, mpagaraye hano nambaye ubusa ngewe, hanyuma nindangiza mbabwire ngo kumubireba mu byihorere agakiza kari mu mutima. Kiza kari mu mutima bitwaye ikiza akuse niko gakiza. Ibyari imisiro muri iyi minsi ibyarejejwe. Tega amatwi, nubona usubiye ku birutsi uzamenye ko waguye. Ni ijambo ryitwa gusubira ku birutsi. Marita we, igusubira ku byo wari wararetse. Bible ijambo ry'Imana rivuga ko ari gusubira ku birutsi ukongera ukabirya. Reba kuri iki birutsi ukongera ukabirya, zamenye ko waguye. Reba kuruka warangiza ukongera ukabirya. Titimashini tekereza icyo kintu ariko akizane mu mutima. Byo bitwaye iki? Nzahagarara aha nambaye ubusa ngo mbabwire ngo agakiza kari mu mutima. Ibi ntacyo bitwaye. Agakiza kari mu mutima, akizane mu mutima. None se ko gakiza k'umunyarwanda yaciye umugani ngo kuzuye umutima agasesekara inyuma. Ako niba ko gakiza kari mu mutima ko katari gusesekara ngo physically. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mukizwe ku gato no ku kanini. Iyo ni indwara Satani ari gukoresha muri iyi minsi. Yarabiziruye. Ibyari byiziraga byose bitwaye ikiza. Kuyinywa ugasenga bitwaye iki? Kunywa iyo nzoga warangiza uye. Iri torero Mana y'ijuru, iri torero nicayemo shumye ririmo abanywi b'inzoga mw'abantu. Iri torero ririmo abanywi b'inzoga pe. Umuzimu w'inzoga uhagaze muri iri torero nayobewe. Uwo muzimu uburyo nzamusengera ntabwo nzi uburyo nzasenga. Iri torero ririmo abasinzi mw'abantu. Nge narumiwe pe. Uko nzasenga ntabwo nkuzi. Itorero ririmo abanywi b'inzoga mwokagira Imana. Ririmo abasinzi. Nene icyo yarakuruhimbi bamwe ndabareba kavuga nti ariko Mana koko ubu nzasenga gute ko kugira ngo abantu bave ku nzoga mbashakira imiti imeze gute? Mwaje ngasengera amaraso Yesu mu buryo budasanzwe kavuga ngo aya maraso Yesu nakiza inyota y'inzoga. Kabyatura nkareba ko icyo kintu cyakora. Mwaje tukadiringa nkavuga ngo aya maraso Yesu nakiza icyaka cya mitsingi cyangwa se icyaka cya skoro na primus. Tugasenga tukareba ko byakunda. Icyaka cyaba icyaka. Hakubanza inzoga ziryoha koko. Nigeze kunywa inzoga kera primus nayimaranaga gatatu. Cupa rya primus pfundikira imisi 3 niyo nasomyeho. Ariko nayo nkumvira nshaririye. Nkumvira shaririye bya bindi by'ibigare. Imisi 3 ngashyira agafuniko. Nkongera ngasomaho ngashyira agafuniko. Niyo ngiyo. Ntararira inzoga. Nta mu byo nakijijwe inzoga ntabwo zirimo. Abazinywa barimo hano nagira umuntu umbwira ukuntu ziryo. Iri torero ririmo abantu umva ririmo abanywi b'inzoga. Iri ngiri mpagaze mashumye nayobe uburyo nzasenga. Ndabareba kavuga ngo Mana yo mu ijuru koko wamanutse ko nge nigishije nananiwe.
mana wambabariye ukamanuka ko nge nigishije nananiwe, wambabariye ukamanuka ko. Hajya turi kuvuga ngo iki? Mvuze inzoga none zirangushije. Katuri ku ijambo rivuga ngo bitwaye iki se? Satani yagize gute? Ibyari imiziro bitwaye iki? Ntacyo bitwaye, ariko Satani arakungura akakubwira atari ko gacokemo. Somaho gake. Ambara ariko ambara ubundi uzakomeza kwigira ambara sikikariwe ambara ariko. Urabona utaberewe ambara ariko. Izo nzakagenda uzazikomezanya kugeza ryari? Ambara. Baziruye ibyari imiziro, baziruye ibyari bibujijwe. Amen. Kandi hari wavuze akajambo keza sinzi niba ndi bukibuke. Aravuga ngo kugirirwa neza n'Imana bipfunyitse mu by'Imana yakubujije. Sinibuka na iby'Imana yakubujije uko bimeze kose. Hari sano bifitanye no kugirirwa neza nayo. Banywa ibinzoka bo muri icyaki, ariko ubu nzabagira intego. Mana yanjye nyiribihe mpagaza ahahera, wambabari ukamanuka abantu ukabamaramo inyota y'inzoga, ukabashyiramo inyota yo gukunda icyayi, amata na fanta n'amazi. Mana binkorere, mbigusabye nkomeje papa wanjye. Amen. Yesu nashimwe. Tugeza ku cyakangaye. Icyakarindwi ni ijambo rivuga ngo nakivuze no muri zira nyigisho, ariko kiragarutse. Icyakabiri, intwaro ya karindwi Satani ari gukoresha mu macyanyi, ikintu bita umudayimoni w'amagambo menshi. Kandi amagambo menshi asenya. Umudayimoni w'amagambo menshi yica, asenya. Muri kwandika ariko ko mukanya tujye kubasengera. Ushaka gusengerwa mukanya ajya gusengerwa. Ushaka gusengerwa muri ibi bintu ajya gusengerwa. Mudayimoni w'amagambo menshi batarabonetse muri semina. Imana yaramaje ngo umva, harya iwanyu kwisi wariye ruswa n'uwayihawe bose barahanwa. Ndi kuvuga batarabonetse muri semina. Mbese uwakiriye ruswa n'uwayitanze bose barahanwa. Nsubize Imana ngo yego. Tega amatwi. Irambwira umudayimoni w'amagambo menshi kandi asenya. Irambwira ngo ariko iwanyu mwisi, Imana irambaza, hajya watanze ruswa n'uwayihawe bose barahanwa. Ngira Imana ngo yego. Imana irambwira ngo rero wajyanye amagambo n'uwayakiriye bose ni kimwe. Mbere yanjye bose ni kimwe. Ariko kuki buri gihe ugasanga umuntu azi inkuru zose muri korari, azi abatwise, mu badiyakoni byose arabizi, mu bamama hose arabizi, ku ruhimbi byose. Ibyo bintu umuntu abivanaye. Izo nkuru zose abantu bazikurayo. Ugasanga umuntu nta makuru atazi. Umva, wasambanye aramuzi, wowe nta makuru namwe atazi. Ayo makuru uwo muntu ayavanaye. Ariko ni wowe kuki ari wowe umenya makuru yose? Pourquoi?
hoya mumbwire namwe icyo kintu natinze muri hangana urambirwa agende uri burambirwe agende afatisha koshi cyangwa se afate bagaye asoka agende si ukuvuga ko nabaye injajwa natumwe na data. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Imana ibishatse yavuga iti mwirize umunsi mwicaye hano twebwe twabaye mu byuma by'amasengesho twajyaga tugera ku munsi wa nyuma Imana ikavuga ngo mbongeje yindi biri. Hawi twagera ku munsi wa nyuma twago turatashye Imana ikavuga ngo nundi umwe murawugumamo igihe cyo gutaha ntabwo kiragera nitatu mbongeje indi misi ibiri nayo murayisenga. Ariko mwarasenze cyangwa ntabwo mwasenze? Ibishatse yavuga ngo muri rizo umunsi ahanga ntabwo nabaye umuntu utagira gahunda. Data yabantumyeho ibihe by'imperuka ibihe Paul yahanuye navuze ngo ya umuntu umenya amakuru yose muri REHOBOTH uyavanaye. Amakuru mu badiyakoni urayazi, mu protokoli uhereye kuwa mbere kugeza kuwa nyuma uza amakuru ye. Aya ijajacu urayazi, amakuru ya media aho ndi kuvuga muri korali urayazi, amakuru ya Rutareka ndi kuvuga muri protokoli urayazi, amakuru ya Franco muri protokoli urayazi, amakuru uyavanaye. Uyavanaye. Nje nibaza aho abantu bavana amakuru. None se sibyo? Aya media urayazi, aya Derek protokoli umubare wabo basi urabarondera ukava kwa mbere ukageza kwa nyuma amakuru yabo wayavanye. Ariko mwagabanyije amagambo mwajya muvuga make ukavuga ijambo uzasubiramo. Kandi umva nkubwire muroko ikintu cyose utahagazeho uzacyitondere. Ikintu cyose utahagazeho uzagira gute? Uzacyitondere. Amabwire arasenya. Imana irambwira ngo abanyamagambo uzababwire ngo nabarozi baroga imitima y'abantu n'ibitekerezo byabo. Amen. Nabarozi baroga ibitekerezo by'abantu n'imitima yabo. Imana irambwira ngo abanyamagambo uzababwire ngo nabicanyi bica imitima y'abantu bakica n'ibitekerezo. Ariko reba kwitwa umurozi n'umwicanyi kubera amagambo. Mujye muvuga amagambo muzasubiramo. Amagambo menshi avamo ibicumuro. Mudayimoni w'amagambo reka mbabwire tubonere iyi cyaki amagambo ashobora kwisenya itorero rikarangira neza. Imana itari hagazeho iri torero amagambo yarisenya itorero rikarangira neza ku mugaragaro rikarangira. Kubera iki? Amabwire n'amagambo. Mujye mugira amagambo make. Imana irambwira ngo wayajyanye n'uwayakiriye imbere yanjye bose nabicanye n'abarozi. Ikindi ni iki? Tugeze ku ijambo rya munani. Urambirwa agende, kandi urambirwa amatwi ayashyiremo ibiti. Urambirwa amatwi ayashyiremo ibiti yere kumva. Kuko birasobanura ngo no mu minsi y'imperuka abantu bazishakira bigisha bahuye n'irari ryabo. Abarambiwe nuko nguko ibihe by'imperuka nyine abigisha bahuye n'irari ryabo. Ariko buriya mama tumukunde. Urambirwa amatwi ayashyiremo ibiti yere kumva. Uko niko kuri. Yesu nashimwe niwe nabitagushimishije byikorere. Amen. Ubaburire, genda ubaburire. Ijambo rya kangahe? Rya munane ni ijambo rivuga ngo yemwe bantu Satani n'umuhanga n'umukozi w'umuhanga. Ubwenge bw'abadayimoni baragwiriye mu barokore. Ubwenge bw'abadayimoni baragwiriye hehe?
mubarakore Satani n'umuhanga. Satani azi kwigisha, arakubwira ati mumva mubwira ijambo rimwe, numara kumubwira ijambo rimwe arakubwira amagambo 8 arivamo. Uwo ni Satani. Mubwira ijambo rimwe yewe, numara kumubwira ijambo rimwe arivamo akubwira 8, mubwire rimwe. Ko n'ubwenge bw'abadayimoni. Satani arakubwira ati mubeshya gutya, mubeshya gutya, mubwire ko bimeze gutya kandi ari uko. Satani afite udukoryo. Ubwenge bw'abadayimoni buragwiriye mu barokore. Amen. Satani akubwira uburyo uri bumwinje, wamara kumwinja ukamuvanamo icyo ushaka. Ariko ubwo n'ubwenge bw'abaki bw'abadayimoni. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe ariko. Amen. Amen. Barako reka mbabwire, hari igihe wibwira kuza ubwenge, nyamara ubwo bwenge ufite utazi ko ari ubw'abadayimoni. Kandi noneho niba ari ubwenge bw'abadayimoni buzakurimbuza. Kansubiremo nindagiza nkaveho. Hari igihe wibwira ko ufite ubwenge, nyamara ubwenge ufite hari ubw'abadayimoni. Ariko nutitonda ubwenge bw'abadayimoni buzakurimbuza. Burya buri wese agira akaza murimbuza. Buri wese agira akazagira gute? Buri wese agira akazagira gute? Kazamurimbuza. Bikira ko ufite ubwenge, nyamara hari ubwenge bw'abadayimoni. Ubwenge buzagira gute? Ugasanga umuntu yaguhinduye igicucu, ugasanga umuntu yaguhinduye injiji, akagira ngo ntabwo ngugira kandi ufite, akagucurika akagucurukura, akakuragira, akagucurika akagucurukura, akagira ngo ntabwo ngufite nyamara urabufite, akakubaza ashaka kusubiza be. Ubwo n'ubwenge bw'abadayimoni mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Wibwi ushobora kwibwira ko ufite ubwenge, nyamara ubwenge bw'abadayimoni. Kandi ubwo bwenge bw'abadayimoni buzagira gute? Ubwenge buva ku Mana buraboneye. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mva ikindi kintu Satani ari gukoresha muri iyi minsi, tega amatwi, ni icyakangahe? Icya 9. Ikindi kintu cya 9 Satani ari gukoresha muri iyi minsi kugira ngo abantu bave ku Mana bayireke. Satani aravuga ati ndabateza ibyago n'ibigeragezo, nimara kubateza ibyago n'ibigeragezo Imana bazayivaho. Tega amatwi. Satani aravuga ati ndabereka ko amasezerano yabo yatinze, ndetse ko amasezerano atazigera nasohora, maze Imana bayiveho. Satani aravuga ati uko yemeze kose ndabateza ibyago n'ibigeragezo, maze Imana bayihakane. Amen. Kabiri, icyo birafatanye. Satani aravuga ati uko yemeze kose ndabereka ko amasezerano yabo yatinze, ndetse atazanasohora, maze Imana bayireke. Satani akakubwira ko amasezerano atazasohora. Satani akakubwira ko amasezerano yawe atazagira gute? N'umunsi wa rimwe atazasohora. Satani akazana ibigeragezo byamara kugukamura ukavuga ngo n'Imana ntayiriho. Umugore wa Yobu byaramukamuye. Ibigeragezo byaramugize gute? Mayoneze ishize mu kabati, amavuta meza ashize mu kabati, buri kintu cyose mu kabati gishizemo. Abwira umugabo ati ihakana Imana ntayiriho. Ibyago n'ibigeragezo kugira ngo umuntu yihakane Imana. Kabiri, Satani ari kwereka abantu ko amasezerano yabo yatinze, ndetse amasezerano atazigera asohora, Imana bakayivaho. Yesu nashimwe. Ngiye kurangiza. Amen. Amen. Ndarangije, sigaje kamwe. Hari ibindi bintu biri mu nsengero Imana yampishuriye. Hari abandi bantu bari mu nsengero Imana yampishuriye. Imana yampishuriye ngo mu nsengero ibintu Satani yateje abantu
mu nsengero harimo abantu babaye ibyigomeke. Mu nsengero Imana irambwira ngo harimo abantu b'intagondwa. Intagondwa ntago zibaye ubu. N'Abisiraheli Imana yigeze kuvuga ngo ni intagondwa zitagonda ijosi. Imana ibwira Mose ngo gendana nabo nge nabamara, kuko n'ubwoko butagonda ijosi. Gendana nabo nge nabatsinda mu nzira direct. Wowe uragendana nabo, wowe ufite impuhwe, jyana nabo kuko n'ubwoko butagonda ijosi. Mu nsengero dufite abarakare barakariye Imana, icyo bita abarakare barakariye Imana. Mu nsengero dufite abantu b'ibyigomeke. Mu nsengero dufite abantu bagumura abandi. Ibyo bintu Imana irambiye impishurira ko mu nsengero harimo abantu babaye ibyigomeke. Mu nsengero harimo abantu ubwoko butagonda ijosi. Mu nsengero Imana irambwira ngo mu nsengero harimo abagumura abandi. Abwira undi ati umva nkubwire, kaza akakubwira ati ariko iyoze uzi koko mama tumukundi yakubwiye nabi. Ni ukuri kose yakubwiye nabi pe. Yakubwiye nabi rwose. Ariko ariye buriya rira jambo kanaka kubwiye, kandi Ariyete nta kibazo yari afite. Buriya rira jambo Benita kubwiye, urabona rira jambo urabona atagututse cyangwa se kandi wenda Ariyete akavuga ariko uzi ko ari byo koko. Mu nsengero dufite abagumura abandi, kakubwira atari kugura gusenga, urabona ibyo uri gusengera bizasohora cyangwa ubura cyasenga Imana, ariko bira bintu bara abagore bavuga buri irabyizeye cyangwa bira bintu bara abagore bavuga buri bubyizeye. Imana irambwira ngo mu nsengero Satani yazanye ibyigomeke birimo. Mu nsengero ubwoko butagonda ijosi. Mu nsengero abagumura abandi. Mu nsengero ako ibyo byose nakazi k'abadayimoni, ibyo byose ni Satani. Yesu nashimwe. Umugabo umwe baramureze mu rukiko, umugabo umwe mugenzi we yaramureze mu rukiko, n'umudivantiste yaratashye. Ageze mu rukiko baramubaza batariko ukuregura muzi? N'uwari wamureze nyine komfuka siraza bamureze ku bintu runaka. Aravuga ati ndamuzi. Uramuzi? Ndamuzi. Ninde? Aravuga ati ndega ni Satani. Imbere y'abacamanza. Imbere y'abacamanza aravuga ati ndega ni Satani. Ngitangira ndashoje. Ngitangira nababwiye ko Satani afite imbaraga. Gahini wishe mwene nyina Abeli akamurambika hasi bagashyingura kubera ishyari. Uwo mugenzi wawe mwicaranye se wabura kubigukorera. Yosefu bene se baguze bakamugura. Imana yambwiye ngo ibi nibirangira hagarariye ahangaha kuri ibi ngibi. Hari utundi nagiye nsimbagurika hagarariye aha. Imana yambwiye ngo aya magambo nurangiza kuyavuga izi ngingo ubwire buri wese ngo nabona kimwe bitatu bine bitanu bimusohoreye muri ibi ngibi azamenye ko Satani yamuteye. Namara kumenya ko Satani yamuteye asenge. Irambwira ngo ibintu ko ari ubitondekanyije. Irambwira ngo buri wese nabona kimwe bitatu bine bitanu bimusohoreyeho. Mama Bone wanditse isomero cyambere. Icyambere kwirema ibiki. Kabiri umwuka kwishyira hejuru. Gatatu gucirana imanza. Kane kudasenga no kudaterana igihe uzabiburira umwanya ibindi ukabibonera umwanya.
uzaba waraguye. Kangahe? Gatanu, umwuka wo gupingana no gusuzugurana ni kizira kuwiteka. Gatandatu, ibyo Imana yagize imiziro, Satani yaje kubizirura. Satani arakwereka ko ntacyo bitwaye. Karindwi, mwuka mubi w'amagambo. Imana irambwira ngo umuntu wese w'amagambo n'umwicanyi, umwuka w'amagambo n'umurozi n'umwicanyi, kandi irambwira ngo uyajyana n'uyakira imbere yanjye bose ni kimwe. Hanyuma ubwenge bw'abadayimoni, mureke Imana ibigisha ubwenge. Salomo yaravuze ngo wa Mana we mpereza ubwenge, kuko we yumvaga ntabwo afite. Nakubwiye ngo uribwira ko ufite ubwenge, ari ubw'abadayimoni buzakurimbuza, amaherezo buzakujyana Gihenomu. Ikindi, icyenda, Satani ateza abantu ibyago, amakuba n'ibyago, kugira ngo Imana bayihakane. Amen. Ariko korari wambaye rinete, umwadeperi, mama Ines, reka nkubwize ukuri ko Imana nsenga yamamagaye. Naho byatukura, naho ntuzayiveho. Amen. Mama Ines, komera, ariko nta rugamba rutagira iherezo. Yesu nashimwe. Ibyago n'amakuba kugira ngo bayihakane, ubundi akabwira abantu ko amasezerano yatinze atazigera nasohora, ahasigaye kavuga ati nta Mana iriho. Ikindi, Imana irambwira ngo Satani mu nsengero afitemo amakipe ibyigomeke, cyo bita barakare, abagumura abandi, ibyigomeke, ayo ubwoko butagondiza, ayo matsinda yose mu nsengero hirya no hino bene abo barimo. Abarakare barakariye Imana, abagumura abandi, mwicarana akakubwira ati asikigawe buriya savuze iki, kandi mwicaranye mu rusengero kakubwira atari ko buriya ibyo aba bagore bavuga wowe urabyizera cyangwa nibyo. Tujye kubasengera rero. Imana irambwira ngo umuntu wese ushaka gusengerwa, ninde ushaka gusengerwa, icyo bita gusengerwa, ariko ninde ushaka gusengerwa muri izi ngingo. Iyi ngingo tubonye zigeze ku 10. Imana irambwira ngo uzabambwire ngo izi ngingo, igihe cyose uzabona kimwe muri ibi cyangwa bibiri byagusohoreyeho, Satani azaba yagusabye uzasenge. Satani azaba yagize gute? Kandi reka nze nkubwire barako, umva ikintu abarakore tuzize bo muri iyi minsi, umva ikintu abarakore bo muri iyi minsi tuzize. Kandi iri jambo rimanitse mpagaze hano, ijambo tuzize abarakore bo muri iyi minsi: kwihagararaho. Kumva afite ama confidence, ariko aho Satani atarasi imyambi wahavanaye. Pastor Desire sinjye bivuze, ni Pastor Desire wabivuze, ntabwo ari ngeyewe ndavuga ibyo yavuze kuko nkunda kumwumva. Yaravuze ngo ku ruhimbi no hafi y'uruhimbi, ubwo biterwa nuko intebe baba baziteye. Ku ruhimbi n'abashumba n'abadiyakoni wenda n'abatumirwa n'ibindi. Yaravuze ati twebwe wagira ngo ibintu bivugwa ntibabe bitureba, twamaze kugira tujya. Niko Pastor Desire yavuze ati kandi icyo kintu kizarimbuza abantu. Ku ruhimbi, ku nkengero z'uruhimbi hirya no hino, abona wenda n'abadiyakoni bari iruhande aho, n'abatumiwe n'abavuga butumwa. Pastor Desire yaravuze ati nitutitonda hari ahantu iriya myanya izaturimbuza. Ya ufata ijambo ukarijugunyira abandi, ukagira ngo wowe ntiri kureba, wamaze kugera iyo ujya. Kuko uri pasiteri wamaze kugera iyo ujya, kuko uri umushumba wamaze kugera iyo ujya,
kuko uri umudiyakoni wamaze kuko wicaye ku ruhimbi wowe ntiri kureba ipasa zezire nkunda kumwumva yaravuze atari ko mana biriya byicaro bizaturimbuza niko yavuze biriya byicaro noneho bavuga ngo abandi bihane reka da kandi nawe yiyumvisemo ubwibone nyine ubwibone bwo mu mwuka kandi nawe yiyumvisijemo ariko bavuga bati abandi nibahaguruke we ntibimureba titire ntibimureba mu yandi magambo rukundo nabwiriza ngumva ijambo rimfashaho yewe we ngomba kwiyinira uko niko kuri ngombe niyinire mu yandi magambo ngombe nisuzume ariko buriya hari ikintu kimwe kimbabaza ukumva umuntu aravuze ngo ninjye yabwirijeho niba hari icyagufasheho ahubwo ihane sibyo ra ni ijambo ni rya buri wese ukumva umuntu aravuze ngo ninjye babwirijeho niba hari icyo wumva cyagukozeho ihane kuki wumvise ko ari wowe babwirije kubera iki wumvise ko ari wowe bavuze uyu munsi nakabije nyine muri hangana murabizi ko atari ko bisanzwe kuki wumvise ko ari wowe bavuze ubwo hari impamvu niba wumvise ko bakuvuze gira ibyo ugorora kuki wumvise ko ari wowe bavuze niba wakozweho pasa Desire uriya mugabo ndamwemera umuntu udakwiye kwihana buri muntu wese kwihana n'itegeko pasa Desire ni umuhanga pasa Desire arakijijwe ni umuhanga arakijijwe pe muri aka kanya rero yaravuze ati biriya byicaro byo ku ruhimbi bizadukoraho ati ku ruhimbi no ku nkengero zaho biriya byicaro bizadukorera ishyano barabwiriza ntitwumva baravuga bihana ntitwihana ni ukuvuga ngo bo abantu bageze iyo bajya aravuga ati biriya byicaro byo ku ruhimbi no ku nkengero z'uruhimbi biriya byicaro bizadukurira akaga ariko buri wese ntawe udakwiye kwihana bishopu ari mu isi akwiriye kwihana revera aracyari mu isi akwiriye kwihana umva yewe umuhanuzi aracyari mu isi akwiriye kwihana ibisigaye Imana ikomeze kuduhana umugisha ninde ushaka gusengera Imana yambwiye ngo aya magambo yambwire birinde kuko turi mu bihe bigoye by'imperuka haguruka tugusengere